Twongeye kubasuhuza kandi tunabaha ikaze kuri iyi cano yacu, aho tugenda tubazanira imari zitandukanye zituruka mu nce zigiye zitandukanye. Aha rero twaje mu murenge wa Rutunga, mu kagari ka Gasabo, mu mudugudu wa Kibenga. Aha ni mu kagari ka Gasabo, tugiye kubazanira imari ifite ubuso buri ibihumbi 7 byuzuye, birengaho dukeya, ariko ni ubuso ibihumbi 7. Rero iyi mari iri gushaka amafaranga make cyane, kandi nk'uko mubibona ahantu twatunze kamera, harimo n'iriya nzu ngiye kubereka. Iyi ngiyi ushobora kuza ukaba waheraho ibikorwa byawe uyivugurura, ibintu bikagenda neza. Tubibutsa ko aha hantu ari muri agriculture, ku bantu bakunda ahantu hari mu buhinzi. Reka tubereke rero no ku bantu bashobora kuba bahateganyiriza icyitwa amafamu, naho ni hamwe mu hantu ushobora guhashyira icyo gikorwa, ibintu bikagenda neza cyane. Dore umuhanda rero, tuvuye aho dore umuhanda aho ubutaka buri turahabereka. Dore ngahariya mubona harimo amasaka, ni hano harimo amasaka. Murabona ko ari ahantu heza cyane ushobora kuza ukishyura ubwo buso bugera ku bihumbi 7 ku mafaranga make cyane, miliyoni 12 gusa, ukaba waza ugatsindira buno butaka. Murabona kuva kuri ubwo butaka ugera ku muhanda ni iminota mike cyane. Dore ngaha ku muhanda nk'uko tuhabereka, dore igishanga ngicyo kiri imbere. Ni ahantu ushobora kuza ukagurira ibikorwa byawe, ibintu bikagenda neza cyane. Murakoze rero, turabashimiye, mugire ibihe byiza, mujye mukomeza kudukurikira.